wenda hagango nisinga isenda revolution y'abakongomani. By the way muyikoro ko mushaka it is your right, muyitobe muyitobange mukore ibyo mushaka urumva. Hanyuma abantu bavira bishwe n'inzara, abandi babuya bahazi Goma. So mubikoro ko mushaka n'uburenganzira bwanyu nk'abakongomani mwe muri abantu babagabo cyane mubikore mutyo nyine. Barundi niki barundi babwiye ko ari biki buri Burundi burimo iki kituma bufite ingabo zidasanzwe hariya. Abantu biricara bafite igisirikare gikomeye kuri ababatayo n'amabatayo ya pasinze hariya muri Rumanga. Buzira division zakoze iki ko bari basangwa igisirikare gikomeye yo baziha ntuze task yo kubohora Uvira zikanayirinda. Division y'abakomando abo Barundi muvuga ntayo bafite for sure. Uzangisha impaka zangisha impaka ntago igisirikare cy'Urundi gifite special force y'abasirikare 10,000 mu Venetro mbare wa maso mwarashe Uvira minembwe gatungana. Ikibazo kiri he muraririsi muje gutakambira isi ntago bikunda. Ikirindiro kiri hahari nyine bashyize defense yego, ariko imbere ni hazima, imbere hakurikiye ni hazima, ahandi hakurikiye ni hazima. None se minembwe zabanzima gute kandi uvuye aho ngaho za Kundondo ukaza mu Kaziba niba ari Kaziba ukaza Rugezi ukaza hose kuri ya konturu yabo za Mikenka aho ngaho aho ngo bari ku ipupu na hose bajya bavuga ibintu, bajya bavuga amazina ntasobanukiwe. Abantu b'abakomanda bameze kuri yabirirwa barira siki bararira iki buriya koko. Bameze nk'abagafashe wagira ngo baragafashe rwose. Ingabo z'Uburundi zazamuye agahanga ngo ba generali batatu ba generali bangahe uburo bwishini bagira umusururu bagiye bagakuramo Uvira. Gakufe yavuze ko ngo wamuha amasahane ngo yabageze hano numvaga bayikuramo wenyine. Niyo yavuze ko yaba menshi. Nawe rero niba ari itegeko tuza uruhamo Makenga nawe akenera itegeko rya ntuza rya Corneille Nangaa na Freddy Kaniki kuko no bamukuriye. Ingabo z'Uburundi, ingabo z'Abarundi kazi mwumva ko mwahagarara imbere ya FCM V2 twirwaneho. Resistance mwakora yonyine ntabwo iri hejuru nibura y'iminota 40. Aba basore bamanukiye icyari ubwo rega uriya mujyi barawugose. Ibyo ngibyo n'ubyumva iryo tangazo uzamenye ko Uvira yafashwe. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. So gutera Uvira si gutera Bujumbura, cyo cyumvikane. Gutera Uvira si gutera Gitega. Gutera Uvira si gutera Kibitoki, si gutera Rubaye Ruyigi n'ikiri cy'ibintu nk'ibyo. So abantu bateye Uvira bakayifata induri kaba mu cyumweru cya mbere isiga haguruka cya gatatu icya kane bikavaho ibyo ngibyo. Niba batayitera rero bareke gute ntabwo mwitera imbabazi sinaga igira imbabazi kandi mufite amateka akomeye ntaga sigira imbabazi rwose ntaga sigira imbabazi ntiteze kubagira imbabazi. Trump yarebye abantu muri Gaza aho kureba ukuntu barimo kurimbuka no gupfa aravangagiye kuhashyira Riviera Beach abantu bajye baza kubyina mu mirambo n'imibiri y'abantu no mu bibomoke biri muri Gaza. Trump yabonye ahantu ho gucururiza akashyira imicanga abantu bakabyina. Aba bantu ntago basoma amateka y'isi. Ingabo na politiki yo ziva zikagera bagira ibyo bita ama think tanks urumva. Sometimes habarimo département de recherche abantu birirwa basoma isi ku buryo niba ari mu 23 ugomba kumenya ngo inama yabereye muri G20 ni iki kintu yatwigisha. Inama ya COP 30 yabereye muri Brazil ni yatwigisha iki? Niko kwintu abantu b'abanyabwenge babaho ntabwo mwirirwa mu ndaki gusa. Ibyagaza bitwigisha iki? Revelation zabaye mu Rwanda zatwigishije iki? Iza Uganda zatwigishije iki? Iza Sierra zatwigishije iki? Ntabwo mushobora kubaka igisigaye cyita muri recherche. Departement ya histoire na recherche ziragenda niyo bakagera. So ntabwo nabwo bwo kubaho muri survival ngo basurviving. So ntabwo nabwo bwo kubaho muri survival ngo basurviving ngo nituzi uko ejo tuzabaho ngo twabonye ejo tuhatambuka. No ntabwo ari uko abantu babahanga babaho.
bagombye gukora etude studies bakavuga bati uruzinduko rwa Emile wa Katani nk'umuhuza mu karere k'ibiyaga bigari ruzasiga inkuru ki rusize inkuru ki ruzize gute ibintu nk'ibyo ngibyo qu'est-ce qu'on a niki ba benefitinze urumva muri urwo rugendo. yego Ariko rero Sandrine niba abantu bashaka kurwana kifua kikire ya simbizi urumva ntabwo ndahango nisingisenda revolution y'abakongomani. By the way muyikora ko mushaka tizi waraiti muyitobe muyitobange mukora ibyo mushaka urumva hanyuma abantu bavira bishwe n'inzara abandi babuya bahazi Goma. So mu bikoro ko mushaka n'uburenganzira bwanyu nk'abakongomani mwe muri abantu b'abagabo cyane mu bikore muri cyo nyine mu bitobange nk'abakongomani. Abakongomani ibintu byabo bona bivanze bitobanze amagambo menshi atagira ibikorwa. Ikibazo bafite sinzi icyo aricyo n'abantu bari n'abaorateri n'abantu b'amagambo bahora hafi amagambo bahora hafi kudatabara uri mu kaga bigize icyaha kutagira ugize bigize kuki barimo gukora ibyaha kuki bakora ibyaha byo kudatabara no mu minembwe ngo babahe voix de provision amazigire gute abarundi niki abarundi babwiye ko ari biki uri Burundi burimo iki kituma bufite ingabo zidasanzwe hariya abantu biricara bafite igisirikare gikomeye kuri n'amabatayo ya pasinze hariya muri Rumanga bazira division zakoze iki ko bari basangwa igisirikare gikomeye iyo baziha ntuze task yo kubohora Uvira zikanayirinda zira ngabo zasohotse zibumbi ingabo bamaze bisi bapasingisha umusaruro wazo ruhe ku rugamba. Ubusuye umunsi wambwa ngo M23 ifite ikibazo cyane power abantu bakora pasa butu ya division ebyiri mu kwezi kumwe. Do you think abantu baroroshye genda umusomyi w'ibintu bya defense muri aka karere kose ntaho ndabona pasa butu nkiri ya division ebyiri mu bihugu byose bidukikije. Ndakubwiza ukuri genda ukora ubushakashatsi. Tanzania ejo bundi yapasingisha abasirikare musibejo urumva aha hose pasa butu ntabwo ziba mwibanga za Uganda naho hose kereka wenda biriya wabikora wakoze nk'ibintu biri suforme y'itorero ariko bitari ingabo. yego none mukarenga mukazita n'abakomando sosone division y'abakomando abo barundi muvuga ntayo bafite for sure uzangisha impaka zangisha impaka ntago igisirikare cy'urundi gifite special force y'abasirikare ibihumbi 10 batangiye kuyubaka ejo muri itegeko rya special force risohotse muri 2022 ngira ngo donc itegeko rya gisirikare mu Burundi rigena ingabo zidasanzwe ntabwo iri amara imyaka 5. Rero imbaraga zirahari za gisirikare sibyo yego amanyanga leta yarakoze yarashe Minembwe ya port aerodrome irasama ikenge na square ejo bundi ibizibiti birahari ibi nabikora Emile wa Katari yaje icyo ni ikizibiti cya kabiri ariko abantu bameze nk'abari muri comfort Igoma na Bukavu sibyo yego ntabwo tuzi ngo ubusu bwangwi Shombo Patrick Gavana wa Sud Kivu plan ateganyiriza abanyaminembwe kuko barimo bayagombye kubayobora urumva yego kandi niwe komanda mukuru w'ibikorwa by'ingabo mu karere runaka yabikuriwe n'umusivili uhari kuko politike niyo buri bikorwa byose. Uwamubaza mu nyakubahwa Gavana uteganyiriza icyo abawuvira na Minembwe ko nabari abawe yakubwira ngo iki. Uwabaza Gavana Bahati nyakubahwa Bahati uteganyiriza iki abarubero centre na Butembo Ville ubwo wenda Beni naho tuhavuge uhateganyiriza iki abantu bameze nk'ibiyakiriye baraparitse urumva deni bari mu kuvuga ngo ngaha M23 mbare mu maso mwarashe Uvira mu Minembwe gatungana. Ikibazo kiri he muraririsi muje gutakambira isi ntago bikunda rwose bave muri prelenishari bave mu bintu by'amarira bakora akazi nk'abagabo n'abagore yego azironga zimva ko agiye gutabara sibyo ariko niba babishidikanya ahubwo nyine bafite gushidikanya. So ingabo zirwa zikora iki mu byukuri mu ndake mu makosi muri fresha buri kimwe cyose bafite abakomanda beza bakoze akazi. General Sematama wahatabaye Uvira narabikubwiye muri strategie militaire ntabwo ndi umuntu ugiye tangaza mu gisirikare ariko twese turasoma tuzi ubwenge narakubwiye ngo ushaka kurinda ushaka kuba shuwa y'umutekano wenda w'igipangu cyawe niba ibipangu bikuzengurutse byose waba uri shuwa y'umutekano uri mu byo bipangu kuko icyaturikiramo cyaturitsa ni wawe. Mu buryo bwa tactique ndavuga ngo iyo ufite umusozi umwe ufata indi 3 kandi ntuyigire ko ari ibirindiro byawe ikirindiro kiri hahari nyine washyize defense yego ariko imbere ni hazima imbere hakurikiye ni hazima ahandi hakurikiye ni hazima. None se Minembwe izabanzima gute kandi uvuye aho ngaho za Kundondo ukaza mu Kaziba niba ari Kaziba ukaza Rugezi ukaza hose kuri ya konturu yabo za Mikenka aho ngaho aho ngo bari kuipupu na hose bajya bavuga ibintu bajya bavuga amazina ntasobanukiwe nine ntabwo mwaba safe mutarapanuya defense ngo imbere yaho mwamwita amazina
mwe muhezeye imbere ya Minembwe already Uvira bavuyemo. Uvira yamara kuvamo ikintu kiba gisigaye mu buryo bwa mpuzamahanga no kumenya niba na Cibitoke urumva ibazigamiye amahoro, kuko iyo utataburya uranambuka hakurya ukamenya niba nta duyi wagutera tuze Cibitoke. Ibyo ntibivuze ko ari intambara y'abarundi n'abanyamurenge, ariko bakuremo Minembwe, sibyo? Bambe ntuze Uvira bayikuremo, nanjye vuga ngo bakuremo ntuze bawe, nanjye gutagiza ijambo bitwa ga ariko ntabwo ari ryiza. Ntabwo ari byo, ntabwo byabikwiriye rwose kwivuga kuri mikorope, ariko nabitekereje mwana w'imbere ko nabitekereje. Yego, biriya bintu biri hano bikuremo bibamborye. Abantu b'abakomanda bameze kuriya birirwa barira siki, bararira iki buriya koko? Bameze nk'abagafashe, wagira ngo baragafashe rwose, bari mu mihanda, mu mipira, buri kimwe cyose. Abanyaminembwe abantu barira ati sekadije baransetsa bakanambabaza, ariko akuremo Uvira hiriya ni iki? Iyo muvuga na Uvira babona ntazi ikintu kirimo. Uvira ni iki? Abarundi rero bazamuye, ingabo z'Uburundi zazamuye agahanga, wari ba generali batatu, ba generali bangahe, uburo bwishini bugira umusururu, bagiye bagakuramo Uvira. Ako mwazakuyemo Uvira mukareba hari ikibazo kiri kubita mu Jambo niyo wabivuze ati Marshal kuba uvuga utyo ko yabananiye wajya ureka kubatera courage. Uvira inana mu 23 sha gakufe yavuze ko ngo wamuha amasahane ngo yabageze hano, numvaga bayikuramo wenyine. Ane niyo yavuze ko yaba menshi, kandi ngira ngo gakufe banza yarasubiye muri biriya bice bihegereye, kandi sinawe wenyine bamuhaye itegeko gusa. Bafite abakomanda beza, aba baserugaba bande yande erega n'uyu nguyu nyine ubayoboye Sematama n'indwanye Karundura. Icyo kintu ariko urakoze kugikomozaho tunava kuri ingingo Marshal, aho banavuga ko ngo bishoboka ko batarahabwa n'itegeko. Ni itegeko ubanza ribatera ikibazo bano bantu. Ati kandi ntago wafata iki uriya umugabo mukuru yego atataraguha itegeko, ati byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ati rero mushobora kwa mwitiranya yuko Uvira naniranye ariko batarahabwa itegeko rya Makenga. Bamwe ati Makenga natanga itegeko, waranabyumvishe ko Gakufi yabivuze. Akomereza nawe rero niba ari itegeko tuza uruhamo. Makenga nawe akenera itegeko rya ntuza rya Corneille na Freddy Kaniki, kuko no bamukuriye. Ariko iryo tegeko ntago ari itegeko zisace nk'uko wategeza muri itegeko, bategereza kubifata kubyumvikanaho de façon consensuelle. Urumva ashobora kuba abitekereza nk'umusirikare, abanyapolitiki bati diplomatikoma et politikoma birimo ikibazo. Yego, aba bose bambona impa bujya n'aba boss. Urumva niwe yabasinye akagidoha, politiki ishobora kubita bibemerera, ishobora kubita bibemerera, ariko abasirikare bahafata. Nukuri kose ingabo z'u Burundi, ingabo z'abarundi kazi, mwumva ko mwahagarara imbere ya FCM V2 twirwaneho, resistance mwakora yonyine ntabwo iri hejuru nibura y'iminota 40. Aba basore bamanukiye icyarimo, ubwo rega uriya mugi barawugose none se kumanuka Kamanyora, Ruvungi, Sanje, ukamanuka sinzi Kiriba n'iki, ubugeze Uvira, guturuka mu Ndondo ukigira imbere ukagira gute? Urumva kuva aho ibari rugeze niba ari Kibesi nibuka neza hajya hepfo ni ibintu byoroshye cyane. Uriya muhanda RN ya 5 niba N5 urumva M23 abagose bihagije, sibyo? Cyokora ikintu yakora kiza kera kirabura ni ukwandika amatangazo ya ultimatum igiye kuvata umujyi, kubwira abarundi ngo tubaha amasaha 28 mwe mwakwiye ingabo zanyu aho ngaho, kubwira FARDC ngo kuko ntago Monusco gikorera muri Sud Kivu, buri muntu wese ashyira intwaro hasi tumusange kuri province. Urumva ibyo ngibyo babikora kandi bigakunda. Hanyuma kubwira abaturage ngo mugume mu mazu yanyu ntimucaracare. Ibyo ngibyo n'ubyumva iryo tangazo uzamenye ko Uvira yafashwe. Igihe itarandikwa rero akosha umurindi w'intambara wabereye za Sake usakuzana abazi ziriya mbwebwe ziri muri Uvira ngo zahagara imbere ya M23. Narakubwiye ngo aba barwanya nta muntu bahagarara imbere, sibyo? Ndetse batararwana muri iyi se, ariko giye munasetsa bano ntabwo bavutse uyu munsi nk'aba baseride babonye igihugu bakaba barimo bagitobanga bagicunda yiko
abantu bararwanye kuva na kera, barwanye na Zimbabwe, bararwanye nandi base amatama banga bazi intambara, sibyo? yego za Zimbabwe barakubise, za Namibia bacira hasi, Chad hita yirukanka, urumva? za Angola zakandiho biranga. Recently Samidi arasirirukanka, Tanzania bangira amaboko, cya kindi kitaga abantu ngo nintuze ngo ni inkona n'iki byose ngo ni kunguru, urumva? Nabonye arimo kwisopasopa nk'uwisopa ibisasu, abo bose barakubiswe. Abarundi babaga mu hehe sinakubwira, none nguri general kanaka nguri iki nikizo, ntabwo bantu mu Rwanda iyo bakubwiye ngo turaje urahunga ugasaba imbabazi ukirukanka nkabira basa medias bakoze, warwana nabo se abarundi bazikwega. Aha dusozeze kwa kakana, abarundi ntibagose minembwe kuba batayirasa ngo bayifate n'impuwe. oya kuki se yabananiye? Uwakunaniye kumutererega aguteye yakurasa, none se ngaho nibagende bayibohoza uyu munsi, niyo ngabo natange oda batangiza ibyo bitero byo barakuse minembwe barebe ibintu babakorera. Ahubwo wanasaga zitwirwa no M23, urumva? Ari nk'akantu ziba zitegereje ngo wenda abarundi bazakore mistake imwe, sibyo? yego Babatumure, simbizi nakana umuntu batekereje. Ariko bano ntago mu Rwanda gisirikare, wenda politike muragerageza mukabayobya mukagira mutebasa n'abagihuzagurika, ariko ntago mu ntambara wajya mu mitsi y'aba bantu. Nikibikwereka nyine ko iyo bakoze defensive ntago batsinda. Buriya position ya mubambiro yana Abanyafrika y'Epfo buriya yananiwe gukuramo Sake kuve mu 20 bavuga na Kimoka n'ahandi hose bari baturanye Sandri, bari banaga mu maso uretse ngo ubukorosi bwanyuragamo wagira ngo gutyo wakata gutyo ukahita ubona ikigo. Ariko ujya utinya umuntu muhangana hafi umwaka wose ukamubuza kurenga aho ari. Ubufaro bwabo biri bwabuturitse bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. None se dusubire kuri side ya Agise ya Kibumba. Agise ya Kibumba leta ya Kinshasa horaga yibwira yuko M23 yananiwe gufata Kanyamahoro, sibyo? No gukuramo hariya ku mantene hasi ari mantene yandi niki siko bahoraga bibeshya. Yego ariko M23 yatangiye bita mouvement de marche, kubyo bita guhagurutsa ingabo, bahagurukije ingabo bamwe uyoga naho baciye batangira kwirukanka imisozi bakawuvira. Uvira kera nanjye ngishoboye iriya wayizana imbere ngo uvira sirimo iki buriya bayakutumba bamakareki ibisambo ibinwara umugi ibyo ejo byiriwe binayirwaniramo bombi biriwe barasaniramo. Abarurirwa barasana wanarwa kujya kubarasa bakuranira. Nabonye harya umusacyanse ngo bapfa inyama bafiki ibintu nk'ibyo bapfa inyama. Ndaje ndagwa link y'umuseke ndumva nyina zejisho none haka nibura banapfuye ikintu gifatika pe kubera ko bapfuye inyama nasharika ngende nagira ngo bapfuye ubusa. Ariko man inyama zirafatika koko. Inyama bazi ko utari umukunzi wazo nkanjye hasi nkaba numva wemeye ko zifatika, ubwo nibyo nago nabyemera nago nabihakana nago urubanza warutsinda nago narutsinda kabisa. Katwikomereza. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe. Maison de Passage yakira abageni
ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.